Pastor Mutesi yamenye igisabo. Yamenye igisabo. Pastor Mutesi yamenye igisabo. Yego. Pastor Mutesi ndaza kugaruka kuri iri jambo ryitwa ngo kumena igisabo. Ni ijambo rikomeye. Mu muco wa Kinyarwanda. Niba hari nabazi icyo bivuze batwandikire muri comment. Mama Sharirene ntumubona? Mama Sharirene ibi bintu Mama Sharirene ntibamuvuga wari wumva za ngo aterane amagambo n'abagabo. Ngavuga ati nahaye uyu cyangwa se nahaye uyu ntajya. Muravuga mukavuga yazaza kwa Sabe akivugira ibintu bimwubaka akagira gute by'ubukirisitu nta gikirisitu metre ngewe mfite ima sibyo icyo nzi cyo nuko mu bagore ushobora guha certificat y'ubwirinzi arimo ndetse no gushobora kujera ibihe. Mama Sharirene namushyira ku rutonde akaza mu bibe. Umenye igisabo niho abagore bakura ubudahangarwa nka buriya bwo kwicara kuri kamera akavuga umuntu w'umugabo nka Papa Gabi, nka Pastor Gabi, akavuga ati ngewe naramubonye afite amabyi mu nzara. Ibaze ibi bintu nta mugore ubundi ushaka gupfa kubivuga ku mugabo ngo avuge ngo Pastor kana k'umushumba umugabo nka Gabi w'ikirere umeze kuriya uvuge ngo yari afite amabyi mu nzara. Pastor Mutesi yavuze ko yanze gusambana na Pastor Claude. Pastor Claude bimusabye avuga ko ariyo mpamvu ituma Pastor Claude atamworohera. Mbese Pastor Claude yaramubwira ati ubwo unyimye ngiye kukwereka. Ariko aba bantu bahoze ari inshuti kandi nubu ababikurikiranira hafi bavuga yuko aba bantu ari inshuti. Pastor Claude na Pastor Mutesi reka nze nkubaza Mutesi ukunda amafaranga. Claude ni umugabo wishoboye. Yego. Sibyo ufite amafaranga ntiyabura ibyo ahonga. Ntapi. No mu myaka ye yo hambere bwo yari afite amafaranga menshi aruta afite. Urabona Mutesi yarimo kuyahusha. Yagora. Mutesi ari kuyahusha. Ijisho riba rirebaho ari. Mutesi washenye urugo rw'umugabo we mukuru. Umugabo we nta kintu bapfa, umugabo ahaha, umugabo amutuje mu nzu, nta tamukubita, tamubangamiye, avuga ngo umugabo ngo aranuka. Niba se yarasengaga ari umunyamasengesho kuki uwo munuko ngo wazanagwa n'abadayimoni ngo w'amabyi ngo abadayimoni bazanaga mu buriri kuki ibyo bintu atabitokeshaga. Icyo se nicyo cyatuma utandukana n'umugabo. Umugabo ko nukira. Umugabo wa kabiri se Rugana Intwari nawe yaranutse ubwo. Nawe yaranutse. Ibi byose uyu mubyeyi we abibara mu mahera kavuga ati aya ninguma hanga. Niba yaragize ikigeragezo pasiteri cyo kunutsa abagabo se urumva yaguma mu rugo. Niba yaragize ikigeragezo ko bibaho kabigeragezo. Ariko reka nze nkubaze Mutesi uragira gucya agafata amakanzu. Sibyo? Amakanzu. Ubona ukuntu aza kuri social media yawe. Asa nyine. Ari amakanzu buriya. Abarimo kuyamamaza. Nagaraye nagari imyenda ye. Abari kuyamamaza. Aya Mutesi noneho kandi aragenda akayamamaza. Aba diaspora bakayagura. Urazira kanzi imwe bigura nk'ibihumbi 700 500. Bakayagura 700 bamara kuyagura akajya yiyambarira. Kazubwenge arayagurisha bakayagura we ahubwo akazajya yiyambarira. Ntayohereze se kuba. Ntabwo yohereza. Ntabwo herutse ko maze ko ntabwo tuvuga ibitarabaye. Ngira ngo biranugutera urubwa. Oyo urubwa samajwe ntiyagiye hanze. Enye igisabo. Ibintu byaye byose bishobora kugenda byangirika. Azasubira inyuma rebe. Yumenye igisabo ushobora kuba umurozi, yumenye igisabo ushobora kuba umujura, yumenye igisabo ushobora kuba umuntu w'umugome, yumenye igisabo ugiye kubaka urugo ukagera mu rugo ukamena igisabo ushobora gusenya urugo rwa mbere ugasenya urwa kabiri ugasenya urwa gatatu. Ushobora kwandika amateka adasanzwe mu gihugu no ku isi n'ahantu washingiye bikomotse ku gisabo. Niyo mpamvu ubona bakimanika kikibera hariya
buriya kiba kibumbatiyemo amabanga n'ubunyangamugayo Pastor n'umuco Mutesi w'abari. buriya yaragiterura aragenda azi ngo Gishobora kuba biroroshye cyaramucitse kikameneka, ariko cyangwa se yaba agiye nko kwimuka akabona nta kintu umaze akagira gute n'ibyo nkubwira. naho ubundi kumucika ntabwo ikibazo cyaba azatekereze neza arebe ko, ariko ubundi ngewe ndanabita abapasiteri ndawa n'abasengeri Mutesi na Korode, sibyo ibyo pastor oya bikuyeho. ninde wabasengeye? Erega reka nze nkubwe wenda Korode ntago ndabyemera neza, ariko ninde n'abapasiteri muri he torero bari bafite amatorero ngo ayahese nese bagira amatorero ibintu babamo murangiraho ajya kuvuga ati turarambiwe, bagira amatorero bakaba batarabahuguye cyangwa ngo babahane, nta matorero bafite. Mutesi se ni pasiteri muri etorero, afite urusengero ngo uruhe rwitwa ngo Ikigira Neza TV. Mutesi ntago ari pasitoro. Ikinyoma kimaze igihe kibukuri, ikinyoma kimaze igihe kibukuri, burakira ni ikinyoma kitaba ikinyoma se. kandi ese Mutesi ni pasiteri muri edini yasengewe uko ubizi. Mutesi akunda gupostinga. Mutesi yaba yarasengewe itariki yasengeho ngaruka mwaka ntajya akora ibirori. Ayiwe Mutesi ukunda amaposte, Mutesi ukunda gupostinga kuri Instagram, Mutesi kuri TikTok, Mutesi kuri YouTube, yaba yarasengewe agasengerwa. Mutesi umwaka ugashira iyo tariki ntayizihiza. Mutesi sinumva ngo yayoboraga urusengero ariko gwahehe ahangaha ngo i Masaka gwahehe. Erega nawe wakwita pastor hagashira umwaka babikwita ikaba imyaka 2. ubu se reka nze nkubaza ariko rwose ni apotre Mutabazi yimitswe nande? Mutabazi apotre nahinzi kari apotre wahehe ni ibintu yiyi ni imihanda na apotre w'imihanda. Ubwo reka tuvuge ko Pastor Mutesi ari Bishop Gerard ninde wamwimitse? Abo bose numva ngo ni bakuru ba Mutesi mu by'iyobokamana. Mutesi si pasiteri. Korode we washobora kuba yarasengewe hehe se mu rusengero rwitwa ngo imbari rwa rurimo uriya mugore ngo ni Brigitte. Bishop Yibuke neza yego. Korode we cyo kora nigeze kumva ku kantu, ariko nago iryo torero rishobora kuba mu Rwanda batagikora, batagifite urusengero na rumwe, byaratakaje management n'abatorero n'abakirisitu bose baragiye uko bashaka. Ubu pasiteri ntibukuvaho sibyo? Yego ubu pasitoro ubwo nyine ubu pasitoro ntago bukuvaho, ariko Mutesi we tubishyireho umucyo. Ubu pasiteri afite no bupapira. Yes twanakivivuye. None se nawe urumva uyu pasiteri Korode agomba biteye isoni. Pasiteri Korode ngo yasabye pasiteri Mutesi ko basambana, ngo pasiteri Mutesi yanga ko basambana. Uzi ko iyo basambana ari byo byari kuba byiza, aho kugira ngo bange kubikora baze kubyamamaza, sibyo? Kandi ibi bintu ashobora no kuba ari n'ibyo babaroze. Azajye kureba inosa bavure. Kubera iki? None se uracyo kumva Mutesi ari kuvuga Korode. Hari igihe Mutesi yigeze kuza kuri kamera aravuga ati inshuti zanjye ndasezeye ku mihanda, sinzongera kugaruka kuri iyi mihanda. Aranarira. Mutesi rwose ntabwo nzi uruntu rwamuzanye aha ku mihanda. Mutesi yamenye ibisabo. Mutesi yamenye igisabo. Igisabo yarakimenye ko ngo kizira kumena igisabo. Mutesi igisabo yarakimenye. Mutesi uhangara akavuga ati pasiteri Korode yansabye ko dusambana, akabivuga Mutesi afite n'umugabo Feredina, arabyemera n'amavuta. Yamenye igisabo. Urumva Pastor Korode yaravuze ati Mutesi wose naguhonga n'ibihumbi 2. Ngahibaza Pastor Korode warahemutse kuvuga ko Mutesi utamuhonga ibihumbi 2 z'amafaranga yakowe. Mutesi wahonzwe amamodoka, Mutesi wahonzwe amataje abamwitaje, Mutesi wagize gute, none ubu ageze ahantu uhangara ukavuga ngo ntago ushobora ngo kumuhonga ngo n'ibihumbi 2. Pastor Korode no keba nayo ntago ibyo bintu ari byo. Ngo yakamwana nese Mutesi uramujyanye na zira ndaya zo kwa yakamwana ngo za 500 n'igihumbi.
erega icyo umutima ushaka amatagura ngo itabi Mutesi ngo ntabwo ngo oya aba bose kandi nubwo babivuga gutya ngo ni abakozi b'Imana abayoboye Imana Claude ni umukozi w'Imana noneho na Pasteur Mutesi ni umukozi w'Imana intama zishobora kugenda nta kintu kiyoboye nawe ukigendera ndasaba ko aba bantu bazana ibyangombwa by'ubupastor ku mihanda n'ubundi basanzwe bapostinga bakora amatamuneri ariho amasertifika y'ubupasteur kugira ngo tubyemere kuko ntago tuza abakunzi babo bimikiwe ahantu bimikiye kubera ko ngenge nkunda gusoma amakomenti bashidikanywaho ngewe uzashidikanyaho azaze muha amafoto na certificate nsengerwa na certificate n'icyemezo n'amabaruwa nandikiwe nka pastoro n'ahantu nasinye mu izina rya pastoro gateraho kashe ya ADP muri database ya ADP ndimo weho nta gushidikanya kukura nemewe aba nabo rero nibakore amatamuneri nibakora amatamuneri y'ubupastor baza babitwereka babutwereka Claude yayikura uko ibintu bakora bihakana ubupastor none ibaza ariko kugira umuntu azanavuge ngo Pasteur Claude anabanza iyo titre ngo yansabye ko dusambana Pasteur asaba undi mu pasteur ate kandi unabonye usaba ko waba ubonye ukugirira ibanga bagira ngo babyare diakoni bagira ngo babyare diakoni erega bafite amadini yabahagarika bafite amadini yabahagarika ntago byemewe none se uyu mudamu uyu mubyeyi Mutesi wihandagaza afite umugabo wamukoye akaza erega ibi bintu byose bakora no kwishakira amafaranga mbese ntabwo nayo mpamvu tubyita showbiz nabo niba nabyumva ni showbiz ari njye uvuga ibi nta mutima mubi mbafitiye nabo hagati ya Mutesi na Claude hari umutima mubi urimo se ni showbiz kwamba mbona bikazara ariko uziko Claude azi ibyumba byose by'inzu Mutesi araramo n'uburira ryamaho urayayobora nk'ibisambo bikamugeraho byoroshye iriya nzu Mutesi ayigura umuntu wa mbere wahageze ni Claude kuyicekinga nga rero uwo mubano ni showbiz wabyivangamo ejo muri se ntiwabonye bari guhoberana bavuga ngo bakundanye ngo bagize gute y'abatipe n'ibirara baziranye kuva kera ahubwo abantu twebwe turabishunga bamwe hari abantu njya mbona bamwe ari abafana Mutesi wacu iyo ufana Mutesi uba ufana Claude iyo ufana Claude uba ufana Mutesi iyo wanze Mutesi uba wanze Claude iyo wanze Claude uba wanze Mutesi aba batipe rero ngemba kunda mu mabara yose kabisa bari abakorera Imana bari bazi gushaka amafaranga buriya Mutesi azi gushaka amafaranga mu buryo bwose kandi yamaje gufata icyemezo kandi ikintu icyo ari cyo cyose bira Mutesi yagikora yamenye igisabo kugira ngo agire gute abona amafaranga yarirahiye arirenga ngo ntago naha Claude ngewe yarirahiye none se utekereza ko Mutesi aravuga ntago naha Claude Mutesi niba atarahaye kuba yarahaye Claude tubiha nka 95% kumuha 95% yaryamanye na Claude dushingiye ku bimenyetso bikurikira Claude ubwe yageze aravuga ati twarishimye nese umugabo n'umugore bishimana gute ati twarasohotse turatembera tujya muri Kameruni tujya muri hoteli ati turishima ati kandi icyo gihe Mutesi nta mugabo yari afite nanjye nta mugore nari mfite ati nyuma za kubigorora ariko akarenza umunwa karushya hamagara ati mwiduciraho iteka ati twaramaze nta mugabo yari afite nanjye nta mugore yari afite none rero buriya baragarutse baragarutse ati ntago namuhaye buriya nuwo n'umugore avuze ati kanaka twararyamanye burya ntibaba bararyamanye ntabwo baba barabikoze burya bari ukuyobya uburari ahubwo iyo umuntu ahakana agatsemba ati aba yaramuhaye ati cyo kora wenda byendaga kuba buriya biba byarabaye ndetse inshuro nyinshi rata
ariko yakimenye atigeze amenya igisabo. Biriya hari ikintu kiguha kuriya gushira amanga no kumva nta kintu watinya kuvuga. Yamenye igisabo. Ubundi abagore ni ba mutima w'urugo, abagore ni bamurekeye isoni, ni ba mukasoni, ni bamureka tete, sibyo? Abagore nyine nabo bantu nyine baba. Iyo rero umugore amenye igisabo, yego, yicara no mu bandi bagore akabwira ati umugabo wanjye afite ubugabo bumeze gucya na gucya, ati umugabo wanjye ataryama cyabyuka cya, aravuga niyo akubonye urihagarika camana ati nyuze kuri basa bose arihagarika ari atari kunyara hariya, atafite agapipi kameze gucya na gucya. Iyo yamenye igisabo abameze nk'imodoka icitse feri, sibyo? Rero uyu mubyeyi azarebe ajye kujisha ikindi cyaramenetse, ntago wagikura hese, kaba kabaye ni ukwivuza. Pastor Mutesi jya kwivuza, tubatumye certificate we na Claude kuko ntago tubyemera neza, ntago turimo kubyemera neza. Bazaza ne certificate tuzibone, ubundi tuba nyine. Urabona mu minsi yashize haje inkuru ko ari umurangi, yego, kandi ababivuze ni abantu bafitiye ubushobozi, banabanye nawe. Pastor Gabi burya bayigisi wa Mutesi, mbese burya ntabwo ariko uzi ko nge nta nubwo nzongera gukorana ibiganiro nawe. Okada ntabwo ayo makuru nari nyafite. Pastor Gabi yabaye igisi wa Mutesi, ndetse muri buriya bakundanye urukundo rwo kubana nk'umugabo n'umugore, no kwaje kwapura bashobora kuba baragize gute, barabikoze. Ariko ibyo byose imbihagazeho, ariko bayigisi irashoboka cyane. Naho mu biganiro noneho rero buriya intambara ya Pastor Gabi na Mutesi ntabwo ikomoka hariya, ni Kariyope. Intambara ya Fani na Mutesi, Pastor Fani urumva yaraje aba yaturufu ikuyemo indi, aba bwana kuramo seti. Mutesi ako gahindagira gute arakagumana, kuko yashaka kwegukana kiriya kigabo kirekire cy'inzobe cy'amafavore cya Pasteur Gabona ko ari ikigabo cyiza cyane, yashaka kugira ngo akegure. Buriya Mutesi nawe yari yimbwa, uzare ibyo bya Pastor Claude nubwo bisakuza, ariko ni ibigabo byiza, uzakirebe iyo kiyogoshesheje kambaye costume, zarebe icyo ibyo bigabo ngo cyanuza cya Rusagara, urebe Feredina nawe yagiye gutoragura imbwa. Mutesi areba inzungu, ntago ashaka kureba umusega cyangwa ntuza yindi za Nyakabwana. Ubwo rero sinzi ukuntu Pastor Fani yagize gutya zari agakobwa. Buriya Pastor Fani yari agakobwa gato kagakara keza, aza yiviriye mu gipadiri ari umubikira, aza ari umubikira. Ubwo rero Pastor Gabi rero aravuga ati reka nitwarire isugi, nuko yitwarira isugi Mariya. Naho mu biganiro twasoreje Pastor Fani we yishimira ko umugabo washwana na igisi bagahora babombaridana, kuko n'ubundi ni umufite. Noneho we akigumanira n'umugabo wakajya yagiserera muhe ni imihanda iteye ubwoba. Gusa tuzatugenda tubabwira amakuru nyine tuzatubinjiramo tuyabaye. Mudukunde mukande like, bakorera na subscribe. Ubundi muzajye mujya muri comment mutubwate muduhande, kuko twebwe turimo turayashakisha. Naho mu biganiro by'ubutaha. Sawa.